nta muntu ukomera, hakomera Imana yamuremye, hakomera uwamufashije gukomera. Birashobora ko yaba ari umuryango we ugukomeje, birashobora ko yaba ari inshuti Imana yahagurukije, cyangwa se ari umuntu yakuzaniye nk'imbamutima yawe. Ijambo ryarambwiye ngo Uwiteka yagukuyeho imanzi yari yaraguciriye, ngo n'abanzi bawe yabajugunye hanze, umwami wa Isiraheli. Ni amagambo aboneka muri Zefaniya 3:15. Ntabwo hakomera abantu bafite amafaranga, ntabwo hakomera abantu bafite imitungo myinshi, ntabwo hakomera abantu bize amashuri menshi, nta nubwo hakomera abantu batarwaye, ahubwo hakomera abantu bafite ijambo babwiwe n'umwami Imana, bakaryizera bakagendera muri ryo. Imana iguha ibifatika, iguha ibigaragara, kandi iguhagarareho. Imana igendane nawe, kandi Imana ikwiyereka uko bukeye nuko bwije. Imana igukomeze mu nzira zose ucamo, kandi Imana ijye yibuka amasengesho wasenze, arayo wasenze ku mugaragaro, arayo wasenze rwihishwa, arayo wasenze mu ibanga. Imana yibuke, kandi Imana yaguhere umugisha.